Ndabasuhuje bakunzi b'ibiganiro byacu, mwe mukunda ubutumwa bwiza tuvuga bubasha gukiza imitima yanyu ndetse n'imitima y'abandi bose babwumva. Ubutumwa tunyuza ku miyoboro itandukanye, kuri YouTube Ijuru Ntirikorerwa TV, Facebook page Ijuru Ntirikorerwa TV, Instagram, TikTok Ijuru Ntirikorerwa, hose mwadusangayo. Ndabasuhuje cyane, muri inshuti nziza pe, muri inshuti nziza, abantu mukunda Yesu, mukunda umurimo Yesu yakoze wo gukiza abari mu isi. Nanjye ndabakunda kuko mukunda umwami wanjye, kuko mukunda uwatubambiwe, kuko mukunda ukuri, kandi ukuri nyine ni Yesu. Hari ibindi abantu bavuga ariko bitari ukuri, ariko mwe mukunda ukuri mukagushyira imbere. Nanjye rwose ndabakunda, muri inshuti nziza, kandi mukomeze kutwereka ko turi kumwe. Mukande subscribe kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV, mukande like ku biganiro, mu bisharinge. Dukomeze tubane, dukomeze tube hamwe, dufatanye uyu murimo mwiza wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nk'inzira imwe gusa ihari abantu bashobora gukiriramo, abantu bashobora kuboneramo ubugingo buhoraho. Ni inshuti yanyu rero Emile Nshimiyimana ubasuhuza, mbifuriza ibyiza byose biva ku Mana, imigisha nyakuri Imana itanga ibane namwe, kandi rwose mukomeze mugire iryo shyaka ryiza ryo gukunda ndetse no gukundisha abandi ijambo ry'ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri aha turi ni ahantu ku kiyaga cya Kivu, aho turi mu rugendo n'ubundi rujyanye n'ivugabutumwa, ariko twari dutegereje ubwato, ntabwo buraza. Sinzi niba nabereka aho turi bwambukire. Dutegereje ubwato ko buza. Mu gihe butaraza ni hariya, noneho murahabona niho turi bwambukire, ni hariya murabona abandi bagenzi, abandi bantu. Ntabwo rero ubwato buraza. Mu gihe tubutegereje numvisha nabasuhuza, numvisha nabaganiriza, cyane ko ibyo tuganira bihoraho kandi bihora ari bishyashya. Nanone Bibiliya igaragaza ko mu by'ukuri hariho inzira imwe gusa umuntu yanyuramo kugira ngo abe umukiranutsi ku Mana, ariko abantu benshi batekereza ko hari ubundi buryo bushoboka umuntu yaba umukiranutsi, ariko abyishatsemo, kandi mu by'ukuri ntabwo bishoboka. Iyo utekereza ko watanga amaturo, ugatekereza ko watanga icya cumi, ugatekereza ko wakubaka insengero, ugatekereza ko wakora imirimo itandukanye, kuba muri korali, gusenga cyane, kwiyiriza ubusa. Burya hari ugusenga no kwiyiriza ubusa. Ugatekereza ko mu by'ukuri wayobora ibi n'ibi byo mu rusengero, ukumva ko ibyo byakubera inzira yatuma Imana ikwemera ikazakujyana mu ijuru. Mu by'ukuri ntabwo ari byo. Ibyo Bibiliya bihakana cyane yivuye inyuma. Iyo tugiye mu Befeso mu gice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9, haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ngo nta nubwo byavuye ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ushobora gusoma ayo magambo ukavuga uti nibyo, ati gukizwa wenda ni ubuntu, atari ko si kujya mu ijuru ni ubuntu. Noneho ati gukizwa byo ni ubuntu, ati Agakiza ni ubuntu, atari ko ijuru ryo nanone ntabwo ari ubuntu, ati ijuru riratwaranirwa, ati ijuru riraharanirwa, ati intwarane zirigijemo imbaraga. Ibi byose ni ukudasobanukirwa ibyo byanditswe bishatse kuvuga. Ariko ntibavuga gukizwa ni ubuntu ngo kujya mu ijuru byo ngo bibe bikorerwa. Ntabwo ari byo. Inshuti zanjye, iyo mitekerereze twayibayemo natwe ga.
twayibayemo igihe kinini, aho hantu twarahayobeye igihe kinini, iyo nzira yaguyemo abantu benshi, Imana ishimwe njye ko narokotse, ariko nawe warokoka. Ntabwo gukizwa ari ubuntu ngo noneho ijuru ribe rikorerwa. Gute se? Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Iyo ukijijwe uba uhawe ijuru, iyo ukijijwe uba uhawe ijuru. Ako kantu kumve neza nshuti yanjye, wowe udukurikiye, unyandikire tuganire, usobanuze, kugira ngo ujye kuri groupe WhatsApp nabyo birashoboka, uciye kuri 0744425057. Niba ushaka ko tugushyira kuri WhatsApp group kugira ngo noneho wisanzura, ahubwo ubaze, hariho benshi cyane bagufasha noneho gusobanukirwa. Niba ushaka kujya no kuri WhatsApp group turahari kugira ngo tugufashe. Niba uri hanze y'igihugu wongeraho kode nyine, nta kindi, wongeraho kode z'igihugu cy'u Rwanda +250, noneho ukajya wakwandika 7844257. Navugaga ikintu abantu confusion, urujijo abantu bagira, ati gukizwa ni ubuntu ariko kujya mu ijuru byose ubuntu. Oya, gukizwa niko kujya mu ijuru, ntabwo bitandukanye. Ntabwo bitandukanye. Iyo ukijijwe uba uhawe ijuru, pointre. Iyo ukijijwe uba uhawe ijuru, iyo ukijijwe uba, ndabisubiramo kuko mbashaka ngo tuvuge ku bintu bihari, ku bintu abantu batumva, ku bintu abantu badasobanukiwe, ku bintu abantu batekereza ukundi, bagira ngo tubivugeho kandi bisobanuke kandi byumvikane, kandi rwose muve mu rujijo, kuko nicyo nshaka. Nta kindi ibi byose bibereyeho pe. Si ubundi nta bindi dukeneye. Dukeneye ko mubona ijuru, dukeneye ko mutekana, dukeneye ko imitima yanyu igubwa neza. Gukizwa kandi ni ukuri, ibi bintu nubisobanukirwa, Imana ikaguha kubyumva, ikaguha kubyizera, ni naryo tangiriro ry'umunezero. Niyo mahoro uzagira utigeze ugira, niwo munezero uzagira utigeze ugira, kuko nta buryo wagira amahoro, nta buryo wagira umunezero utawuhawe n'Imana. Oya, Imana niyo yonyine yaguha kunezerwa, Imana niyo yonyine yaguha amahoro. Amafaranga wayatunga menshi ndetse ariko ntazaguha amahoro, ntazaguha umunezero. Nta kintu cyo mu isi gitanga amahoro, nta kintu cyo mu isi gitanga umunezero, uretse mu by'ukuri kwizera Yesu Kristo, ukababarirwa ibyaha byawe byose ku bwa Yesu Kristo, ukagirwa intungane ku bwa Yesu Kristo, ugatsindishirizwa na Yesu Kristo, ukemererwa muri Yesu Kristo. Noneho ukaba uri mu isi uzi ngo ikibazo nari mfitanye n'Imana cyarakemutse, nta kibazo ngifitanye n'Imana. Icyo nicyo cyonyine cyaguha gutuza, kikaguha kubaho ubonerewe n'ibyo unyuramo, kikaguha gutsinda ibigeragezo, kikaguha mu by'ukuri kwiyakira. Hari n'abantu batiyakira, hari n'abantu baheranwa n'amateka, ipfunwe ry'ibyahise, kumva iyo nza kunyura mu buzima ubu n'ubu, iyo ntanyura mu buzima ubu n'ubu, iyo ntavukira ahantu aha n'aha, iyo nza kuvukira ahantu aha n'aha. Hari n'umuntu ubangamirwa gusa ngo nuko ngo ari umunyacyaro, akumva abanyamujyi hari icyo bamurusha, ariko noneho numenya ko iwanyu ari mu ijuru, uzajya wamenya ko nta kintu abandi bakurusha, uzajya wamenya ko uri hejuru y'ibintu byose n'abantu bose, uzajya wamenya ko nta gihugu cyiza kiruta icyawe kuko iwanyu ari mu ijuru, uzajya wamenya ko uri mwiza, ko nta bundi bwiza isi yaguha cyangwa ukundi kuntu wakwigira kugira ngo ube mwiza kurenza uko umeze. Mbese uzajya wamenya ko ibintu byose noneho bikubereye byiza. Umuririmbyi avuga ngo bw'umwami Yesu ankunda ngo ndamahoro, ngo byose bizambera byiza nta mahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Par exemple, ubu tugiye kujya mu mazi mu kanya, tugiye kwambuka, turanyura mu mazi, tugiye kunyura mu Kivu, turaza gutaraverisa iriya area yose, ntabwo nzi niba wayibona, turaza kwambuka dufate hakurya, ariko ndajyamo navuga ati tubuse bati Mana umfashe, ati aya mazi ataramutse anyishe, ati use koko atabana, ati umugore, ati no kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukuri. Mbese nibwo buzima buri relaxing, nibwo buzima bufite amahoro, burelaxa, bubohoye
umutima budafite mu by'ukuri intambara zindi, budafite icyo bwikanga, budafite ibindi bibazo. Oya, ubuzima bwo muri Kristo ni ubuzima bwiza, ni ubuzima bwuzuye, ni ubuzima bw'ubutsinzi, ni ubuzima buri hejuru y'ubundi buzima bwose umuntu yabasha gutekereza. Nivugiraga rero ko confusion ihari ni ugutekereza ngo agakiza ni ubuntu, ngo ariko ijuru ryo rirakorerwa. Zeru, ntabwo agakiza ari ubuntu ngo ijuru ribe rikorerwa. Oya, agakiza ni ubuntu, ijuru rikaba ubuntu, kuko iyo ukijijwe ubuhawe ijuru directement. Mwakijijwe rero n'ubuntu bwo kwizera, niyo magambo turi kuvugaho yo mu Befeso 2:8-9, ngo mwakijijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana, ariko ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ntabwo byavuye ku mirimo yacu ngo hatagira umuntu. Twakijijwe iki rero? We are born sinners. Twavutse turi abanyabyaha biturutse ku mukurambere wacu Adamu na Eva. Abo nibo Imana yaturemeyemo twese. Bakoze icyaha natwe duhinduka abanyabyaha, sans exception, nta numwe uvuyemo. Twese naho twabereye abanyabyaha. Ubyange ubyemere, nawe niho wabereye umunyabyaha. Ibindi ujya wibonaho ni imbuto gusa z'ibyaha. Wibonaho kubeshya, wibonaho kurakara, wibonaho gusambana, wibonaho kwiba, wibonaho kwifuza iby'abandi, mbese kuvuga abandi nabi, wibonaho guca imanza, wibonaho ibyo wibonaho byose. Sinakorwa mbirondora, ni wowe ubizi. Hari n'ibindi utibonaho ariko ugira, byose ni ibituruka muri ya kamere ukomora kuri Adamu na Eva. Ariko si yo wayihaye, nayo wisanze ari ukumeze. Umuntu wese avuka ari umunyabyaha ku bw'igicumuro cya Adamu, hanyuma noneho yagira mu isi cyakora n'imbuto z'ibyaha akajya azibonaho. Ariko ntago imbuto arizo zigira umuntu umunyabyaha. Oya, ahubwo ni icyo giti, nuko kuntu umuntu yavutse ameze nibyo bimugira umunyabyaha. Imana riri kwita umunyabyaha yo ibishingiye gusa ko ukomoka kuri Adamu. Niyo mpamvu byanditswe bivuga ngo utavutse ubwa kabiri ntabwo azaraga ubwami bw'Imana. Kuvuga ubwa kabiri rero ni uko ryavuko ryo kwa Adamu rihinduka. Rihindukira he rero? Rihindukira muri Yesu. Ntabwo rihindukira mu mazi nk'uko banavuga ngo kubatizwa bikuraho ivuko rya Adamu, rikuraho icyaha cy'inkomoko. Ntabwo ari byo. Ntabwo umubatizo ukuraho ivuko ryo kwa Adamu, ahubwo kuva muri Adamu uvanwamo no kugera muri Yesu. Kuko birumvikana ko kuvuka no gukomoka, kuvuka no kugira aho uvukanye. Bwa mbere twavutse kuri Adamu, twese duhinduka abanyabyaha. Bwa kabiri umuntu avuka, bwa kabiri tuvuka kuri Yesu tugahinduka abakiranutsi, ariko tubihawe nande? Tubihawe na Yesu. Gute rero? Icyo nicyo noneho umuntu akwiye gusobanukirwa. Nk'uko nari mbivuze, igicumuro cyo kwa Adamu twese cyatugize abanyabyaha, nta n'umwe uvuyemo. Twese twisanze turi abanyabyaha kubera igicumuro cya Adamu. Noneho ariko mu by'ukuri Imana ibonye ko twese twarabo kurimbuka kubera icyo gicumuro, itwoherereza umucunguzi Yesu. Itwoherereza umucunguzi Yesu, jambo wahozeho woranye n'Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Yesu nawe tuba tugomba kumwumva neza. Yesu afite itandukaniro n'abandi bantu. Yesu afite itandukaniro natwe. Niyo mpamvu yabashije kuducungura. Nuko we yavutse atari umunyabyaha. No, ntabwo yavukanye ubunyacyaha kuko adakomoka kuri Adamu. Ni imbuto y'umwuka wera yinjiye muri Mariya, umwarasaminda. Nzabisoma muri Luka mu gice cya mbere, ubu processi muzasoma uburyo marayika yaje, uburyo yaganirije Yosefu, uburyo yaganirije Mariya, byose muzabisoma. Ni imbuto y'umwuka wera yinjiye muri Mariya, noneho Mariya asaminda. Iyo nda rero niyo yavuyemo Yesu. Ko kugira gusa ngo anyure muri Mariya, noneho yambara umubiri w'abantu, abashe gucungura abambaye umubiri ari wowe ari nge twese, abashe kuducungura. Noneho rero ibyo byamugize umuntu utandukanye n'abandi. Na niyo mpamvu yabashije gutungana bigakunda. Nuko watakomotse kuri Adamu na Eva. Ibyatunaniye niwe wabikoze. Ibyatunaniye niwe wabikoze. Ibyatunaniye ni biki? Twananiwe gukiranukira Imana nk'uko ibishaka. We rero ku myaka 33 yamaze hano mu isi ntabwo yigeze akora icyaha. Uzabisoma mu Baheburayo 4:15 ngo yarageragejwe mu buryo bwose nkatwe, ariko ntigera akora icyaha. Ariko niba ari umucunguzi wawe, niba ari umucunguzi wanjye, akaba yageragejwe mu buryo bwose nkanjye, ariko ntakora icyaha, ngiye nkaba narakoze ibyaha. Abaroma 3:23 ngo bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana, ariko we ntabashe gukora icyaha na kimwe. Noneho rero bigiye gukunda kwa nshungura. Kunshungura ni gute? Nuko noneho ibyo byananiye akaba bikoze,
nimwizera Imana irafata ibyo yakoze ibimbareho nk'aho ari njye wabikoze. Ubundi nyine ukizwa ari uko wizeye Yesu. Noneho rero umwizeraho iki ahubwo? Wizera ko ibyakunaniye ari byo gukiranuka Yesu we yabashije kubishobora, akaba yarakiranutse ku rugero Imana ishaka, noneho nk'umucunguzi wanjye akambonera gukiranuka njye nabuze. Ibyo rero bigatuma Imana ifata kwa gukiranuka kwa Yesu ikakumbaraho nk'aho ari njyewe wakiranutse. Ubyumve, igakumbaraho nk'aho ari njyewe wakiranutse. Abaro mu 10:10 baravuga ngo umutima ni w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Numva ko wizeye Yesu ubarwaho gukiranuka. Igihamya cy'uko wizeye Yesu ni uko ubura umukiranutsi imbere y'Imana. Iyo umwizeye ubarwaho gukiranuka. No gukiranuka utari ufite, ariko Imana ikakukubaraho nyine ukaba umukiranutsi, ariko ubikesha nde? Ubikesha Yesu. Iyo umwizeye ubarwaho gukiranuka. Iyo umwizeye ubarwaho gukiranuka. Iyo umwizeye ubarwaho gukiranuka. No gukiranuka ndasanganywe, ariko Yesu yakoreye, nkizera ko ari umukiranutsi wakiranutse ari njye akiranukira, noneho Imana igahita ifata kwa gukiranuka kwa Yesu ikakumbaraho. Kabiri, noneho byaha byo muri kamere yanjye Imana nayo yarabifashe ibishyira kuri Yesu. Ntabwo izabifata, ahubwo yarangije kubifata. Umuririmbyi wa 88 mu ndirimbo zo gushimisha mu bitabo bya kantike haravuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha tumanera de. Ibyaha byanjye byose n'ibyaha byawe byose Imana yarabifashe. Ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye, watigeze gukora icyaha na kimwe. Urumva, ibyaha byawe Yesu yagize ute? Yarabyikoreye. Reka mbereke ubwato buri butujyane, ntabwo nzi niba mububona, ariko nguburiya tout juste ngubwo ubwato buri butujyane, ngubwo nakantu gato uciye ku iki cyombo kiparitse hafi ugakomeza, ngubwo buri kuza. Iyo urebeye kure ubona ari akantu gato burimo buraza, buracyabura iminota kugira ngo butugereho. Ni buriya bwato turi bugende nabwo, turenda kwambuka ndi kumwe n'abandi bavandimwe bamwe ngabo bari kuganira hariya. Nuko ariko twikomereze. Navugaga ko noneho Imana ntikubara gukiranuka kwa Yesu gusa, ahubwo ifata n'ibyaha byawe byose ikabibara kuri, yabibaze kuri Yesu, ntabwo bibamubaraho. None navuga muri ibyo ngo yanyishyuriye ya myenda yose, ngo yambabariye ibyaha tumanera de. N'ubu nari mvuze ngo ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye. Ntabwo azabyikorera. Watigeze gukora icyaha na kimwe. Ndamwegera ndasenga, ndumunyabyaha pe, nizera ijambo ryati urababariwe. Ni ukwizera ko twababariwe, ntabwo tuzababarirwa. Oya, twarababariwe. Ni ukubyizera, ni ukwizera ko ibyaha byacu byose Yesu yabyikoreye akabyishyiraho, noneho akatwishyurira imyenda yacu yose. Noneho ibyo bihita biduhesha noneho kutabarwaho icyaha na kimwe imbere y'Imana, ahubwo tukabarwaho kwa gukiranuka kwa Yesu, bikatugira abakiranutsi imbere y'Imana, bitavuye mu byo gukiranuka dukora, ahubwo bivuye mu byo gukiranuka Yesu yakoze. Ibyo ni byo umuntu yizera. Ni ibyo umuntu yizera, akaba abaye umukiranutsi ku Mana. Ariko ntababaye umukiranutsi ku Mana gusa, ahubwo abahawe n'ijuru ry'Imana, abikesha Yesu Kristo wamutsindishirije, abikesha Yesu Kristo wamugize intungane, wamugize umukiranutsi, atabikesha imirimo ye. Nta mirimo yanjye, nta mirimo yawe yakugira umukiranutsi, ahubwo wizera ibyo Yesu yakoze ukaba umukiranutsi ubikesha Yesu Kristo. N'ijuru nyine ukabura ribonye. Yohana mu butumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa 12 avuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo ubaye umwana w'Imana rero nta gushidikanya ko umwana wese afite uburenganzira bwuzuye bwo gutaha iwabo. Iyo ubaye umwana w'Imana n'ijuru uba uri hawe. Ntabwo hariho kwizera Yesu no gushakisha ijuru. Ntabwo hariho kwizera Yesu no gukorera ijuru, ahubwo kwizera Yesu bingana no guhabwa ijuru. Dore ubwato buri butujyane burashyitse, ubu tugiye kugenda. Uwo ni Eugenie, ku bazi ibiganiro byacu mujya mumubona, nawe tugiye kwambukana. Ndagira ngo mugisha basuhuze abantu bakunda mugisha, reka mubazanire. Nguwo ndabasuhuze amahoro bavandimwe. Okay. Hanyuma ubwo tugiye kwambuka, noneho
ubwo ibiganiro naho ubutaha, ibiganiro nakagaruka, mukomeze mubane natwe, tubane twishimane, tunezererwe Yesu Kristo. Reka mbwire Eugenie abapepere gatoya. Okay. Bye.